Twongeye kubashimira inshuti bavandimwe baherereye mu bice bitandukanye by'isi, turamutse aho bukeye tunirizaho abo bwije. Turabasaba kugira ngo tubane mu kiganiro cy'uyu munsi, mu kiganiro tugiye gukorana n'umuyumbe ndetse n'umuntu muzi mu bisirimba byinshi. Tugiye kumuganiriza, turasaba kugira ngo abantu bose muze tubane hano kuri Imbuto TV1 kugira ngo tumubaze ibibazo. Hariho abataramenya ikiyumbe niki ariko arabasha kubitubwira, kugira ngo muze tubane ibyo tumubaza byose tubikureho twese, abatazi icyo bivuze babimenye, kugira ngo bazaza bikurikiza babizi. Muze tubane rero, muri kumwe na Niyonkuru Mwiruhirwa. Muze tubane, ibintu byose dukore hano tubikorane turi kumwe. Reka turakwakiriye muvandimwe. Watangira utubwira amazina yawe, tu. Ya amazina banyita Ngendahayo, kabukorera umurimo hariya muri Hope hano Umoja, ndabona uko. Nuko kabisa. Turakwakiriye cyane hano kuri Imbuto TV1. Tugiye kukubaza ibibazo abantu benshi bazakunda kubyibaza. Uraza kudusubiza ndetse uraza kutubwiriza. Hariho abantu batarakizwa cyangwa se hariho abantu batarakira umwami Yesu. Uraza kubigisha kugira ngo baze kwakira umwami Yesu. Tutarinjira muri jani yawe y'ikiyumbe, urabanza utubwire hari ibyo waba waraciyemo utaraba umuyumbe. Hari ibyo waba waraciyemo undi muntu uri kudukurikirana iyo bari guca mu uyu munsi yumva ukuntu wabinyuzemo akabivamo bikurikiranye n'uko wowe wamubwiye. Watubwira ibyo wanyuzemo se, cyangwa jani yawe yo kuba umukirisitu cyangwa se umuyumbe? Ndagushimiye kuba dukorera, kuko twaravukiye mu babyeyi bakijijwe. Iyo wavutse ukavukira mu babyeyi bakijijwe ukagendera muri ibyo, buriya utaratahura ibyo bintu urimo, buriya utarakizwa. Ariko buriya iyo ukijijwe, wamara gukizwa ukanabatizwa, ariko kuvuka bwa kabiri, nibwo utangira gukora umurimo w'Imana. Ndetse unakoze n'icyaha buriya bashobora kugutenga cyangwa bakakugirira n'ikindi, ariko utaravuka ibya kabiri kuko si baba bagufite. Buriya twebwe ubwoko bwacu dukorera nyine mu materaniro, ugasanga ababyeyi barakijijwe tukagendera muri ibyo. Ariko buriya ibyo wari uvuze gukizwa ni ugutahura icyo uri cyo. Nibyo ariko nyakubwira, niko nje mbyumva. Gukizwa ni ugutahura icyo uri cyo. Ubwo rero abantu bataratahura icyo bari cyo ntibarakizwa. Ntabwo barakizwa. Abadukurikirana rero murabumva, abataratahura mutahure. Urumva wowe nta bisitaza wahuye nabyo uja mu kiyumbe? Biba biriho, ntabwo byobura mu murimo w'Imana. Ariko kubera ibyo wavuga, buriya utaramenya umurimo w'Imana ukawugenderamo gusa kubera ukabizisangamo utarabishurirwa, ntabwo uzi ubikora neza. Ariko iyo wahishuriwe umurimo w'Imana, hari igihe ubikora abantu bakabona nk'aho wacanganyikiwe, aho bakabona ko warakabije. Buriya ibintu by'Imana buriya ntabwo bizemerwa kuba abanyamwuka. Abanyamwuka nibo bazi babyumva. Urakoze cyane. Tugiye kukubaza ibijyanye n'ikiyumbe, kubera ko ari cyo urimo, cyangwa se ibijyanye n'igisirimba kubera ari byo ubamo. Watubwira umuyumbe ninde, cyangwa se ikiyumbe ni iki? Yego, buriya ikiyumbe abantu, kuko abantu benshi nyine ntibazatahura, hariho ngo abasirimberi, ibiswahili kiza kivuga neza ngo ni waombaji cyangwa abinginzi. Buriya ikiyumbe ni ukuba utahuye uwo uriwe n'umwinginzi
ni umwinginzi wa yesu. Buriya umwinginzi aba akora atikorera, ahubwo aba akora ari we akorera, ari we yesu. Buriya twarinjiriwe, buriya mwinjiriwe mu bayumbe cyangwa mukinjirirwa, ntabwo muza mutahura, ndetse abatari mu mwuka ntibaza batahura abatari babayumbe, kuko abayumbe bose ni bamwe. Buri umuntu wese ari abantu bazavuga ngo bara n'abayumbe, kuko abayumbe ni umuntu wese usenga. Umuntu usenga mukuru no mu mwuka niwe muyumbe. Ushobora kubaza se umuyumbe ninde? Umuyumbe ni umukristo. Umwinginzi ni kuvuga ari igihe twese ari abantu, ni nko kuvuga ngo twese sitwohaguruka cyangwa se twoja nkajye imbere ku gatuti, kuko ariko twese turi abayumbe. Ni umuntu gusa watahuye icyo ari gukora, iwe ari gukorera. Nuko nk'uko no gusobanura umuyumbe n'umwinginzi. N'umwinginzi. Twese turi abayumbe. Urumva abantu bose basenga cyangwa se bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza n'abayumbe. Bose ni abayumbe. Bose ni abayumbe. Urumva muri groupe yanyu y'ikiyumbe nta gitabo mubwira c'abayumbe. Turakigira ari abo baba banditse b'abayumbe. Bakavuga ati abayumbe. Buriya nakubwiye ngo n'abinginzi. Umuntu wese usenga ni umuyumbe. Akaba n'abinginzi. Abinginzi nibo bayumbe. Ariko nakubwiye ngo twese twohurira mu gikorwa, n'abantu b'igikorwa ibo bakigaragaramo. Urumva n'abantu bagihoramo. Urakoze cyane. None abanyagicaniro muri makeya. Urakoze cyane kubwo kudusobanurira icyo kintu. Abantu benshi ndizera bazacibaza, ndatekereza nako bazacibaza cyane umuyumbe niki, umuyumbe ni ukuvuga ngo tugiye kubaza hejuru y'igisirimba. Tukubona mu bisirimba byinshi bitandukanye. Niko uzumva mu gisirimba? Igisirimba